w'icyorezo cy'inzara ariko cyajyanaga n'amizero yarafitwe mu biganza n'abo yari iri kwica. Ufite telefone? Jya kuri Google ubundi gusacingemo Google Map. Ibi ngibi nubikora barahita bakuzanira map y'isi yose ubundi bwo uzuminga wishakira Afrika. Wageze kuri Afrika, zuminga ukana ku Rwanda. U Rwanda nurugeraho ubirenge, injira mu ntara y'Iburasirazuba. Naho reba mu majyepfo yaho ubundi umanuke uzuminga ushaka akarere ka Bugesera. Aka karere ka Bugesera ushobora kwifashisha ikizwi nka Google Earth Pro ubundi ukareba mu mwaka 2000 aka karere kari izuba gusa. Aha wabaga washobora guhagarara Nyamata ukareba umuntu uriririma bidasabye gukoresha ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga, ahubwo ari uko ibyari bihagaze byose byari byarabuze. Uti byari byaratewe n'iki? Subiye mu myaka ya kera ubuhanuzi bwose bwari imbere y'1999 bwavugaga yuko isi igiye kurangira muri iki gihe. Icyo gihe bavugaga ko umwaka 2000 uzabirimbukira ku kiremwa muntu, kugihumeka, ikidahumeka ndetse n'ikindi kintu cyose gihagaze ku butaka. Ibi byavugwaga ku isi hose, ntabwo ari umwihariko muri Afrika cyangwa se muri Amerika. Australia byaravugwaga, Aziya ndetse n'ahandi hose byaruko. Umwaka 2000 ukigera byabaye neza nkaho bigiye gusorera ku karere ka Bugesera, maze ubundi inzara yavuzaga ubuhuha yataka abaturage, abayobozi, amatungo, ibidukikije ndetse n'ibindi. Izuba ryavaga kuva mu gitondo kugera mu gitondo cy'ejo wagira ngo na nijoro ryarakaga. Ubundi bw'ibintu biragenda biruma, abantu baruma ndetse bibura gica. Ahanga muri umwaka 2000 ibintu byabuze uwabihagarika. Ariko si ibintu byarangiye gute ko abanyabugesera bari biteze ikibuga cy'indege cyari kigiye kuza kubahuza amarira? Ibintu byarangiranye gute n'uyu mwaka? Byaje kurangira gute karere ka Bugesera gasigaye kameze neza? Reka nze tubirebere hamwe turebe inkuru y'ubwigenge cyangwa se inkuru yo kuzuka kwa karere ka Bugesera kakava mu curaburindi kajya mu nzira y'ukuri. Ngende Truka Boss, ukanda subscribe, like ndetse na comment. Ndabakunda cyane. Reka turebere hamwe by'inzara. Reka twifashishe inkuru mpimbana ariko ishingiye ku byabayeho. Fashisha umugabo twise Mariko. Mariko yavutse mu mwaka w'1966 avukira mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma. Uyu yakuze nk'abandi bana ubundi agana ishuri. Mu 1986 yashatse umugore Maria, babyarana abana 4 hanyuma bakomeza ubuzima nk'ibisanzwe bahinga banoroye. Mu mwaka 2000 nk'abandi bari biteze irangira ry'isi uretse ko batabyumvaga neza. Gusa bakomeje gutura muri aka karere ka Bugesera n'ubundi muri uwo murenge wa Ririma nk'uko bari barahakuriye n'ubundi. Gusa nk'uko Marika bivuga, mu mwaka wa 2000 ukigera babonye ko akarere ka Bugesera katari gusa nk'uko kasaga. Icyo gihe ibihe by'imvura cyangwa se ibihe byo guhinga byarageze, ariko n'ubundi izuba rirakomeza riraka. Icyo gihe bivugwa ko izuba rishobora kuba ryaratse amasezo mbega bigasa nk'aho igihe cyose barimo ari igihe cyo gusarura cyangwa se igihe cy'izuba nyine. Mariko akomeza avuga yuko aka karere karanzwe n'izuba riteye ubwoba, hanyuma igihingwa cyose akava no ku gihingwa ye, hanyuma igiti cy'umuyenzi, umuyenzi we nawo umubirizi, oya vuga ikimera cyose kiruma kirabura. Iki gihe byatumye aba bagabo ndetse n'abaturanyi babo basuhutse bajya he? Aha baragendaga bakambuka umugezi wa Nyabarongo. Bamwe bakajya Ibicumbi, abandi bakajya ahandi hose hatandukanye aho bashobora kubona amafunguro. Aha ba Mariko baragendaga bagakora imirimo y'amaboko, harimo gufasha abandi gusarura, kubakorera mu ngo, gukora n'indi mirimo yose ishobora gutuma uwukoreye nyine abona ko umukoreye, hanyuma akagira ikintu aguhemba kirimo ibyo kurya cyangwa se amafaranga. Ibi byarabaga ukagenda ugasohoka ugakora nk'icyumweru, ukazaza uzanye nk'ibiro 10 by'ukawunga cyangwa se by'ibigori. Niko Marika avuga. Hanyuma Maria yasigaraga acunga abana, ariko nawe ibyo byakomeraga yajyaga mu murima gutoragura utuntu twose kuko icyo gihe batekaga ibyo abonye byose. Iki gihe bavuga ko atari icyorezo cy'inzara cyateye gusa, ahubwo ngo n'inkwi waracanaga ukaba wacana umuba w'inkwi amazi yanze gushya. Aha rumenya barabonaga nabi, bari bashonje. Hanyuma Mariko nubwo avuga ko ibingibi byose byabaye bikaba hejuru y'imyaka ikaba ikagenda, ariko bari bicaranye icyizere cy'uko rimwe amarira bazayahozwa. Icyizere cyaturukaga he? Komeje kumva ibyo Marika tubwira, icyizere
cyavaga kuko guverinoma cyangwa se leta hari igihe yabafashaga rimwe na rimwe, ariko ibyo ngibyo nabyo ntabwo byari by'igihe kirambye kuko nta kuntu nyine leta yatunga abaturage b'akarere hafi kose. Oya, ahubwo ibingibi by'icyizere cyuzuye cyavaga ku iyubakwa cyangwa se imishinga yari ihari ryo kuzubakwa ry'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ibi babaragamo amafaranga atubutse ku buryo bashoboraga kwimuka bakajya gushaka aho bweze. Aha, iki cyizere cyari kimaze igihe kirekire, dore ko ikibuga cy'indege cyavuzwe guhera ku ngoma ya Kayibanda muri za 60 na. Ariko se kuki Mariko, Maria ndetse n'abaturanyi bose babashije kubaho bagacika iki cyorezo, ubuzima bugakomeza nubwo igihe cyari kimeze nabi? Reka dukomeze twumva Mariko. Marika tuganirira avuga ko icyo cyorezo nubwo babonye kiza gutyo, ariko cyo kitagiye gutyo nyine, ngo byabasabye gusenga, bibasaba imbaraga nyinshi cyane, barakora, baratunuka, mbega n'Imana ibafashamo. Ariko se gute aka karere ubundi kari gaturiye amazi menshi, ibiyaga bitandukanye, imigezi n'inzuzi, kibasuwe n'ibi bintu bigakunda? Ibi kubyumva ni uko mugomba kumenya yuko iki gihe igihugu kitari cyakagize ubushobozi buhambaye bwo kuba cyashora imishinga yakita ku baturage, kuko nk'ubwo byasabaga imashini nkeya kugira ngo bazamure amazi bayakura mu gishanga, mu biyaga ndetse n'inzuzi, kugira ngo babashe kuhira imyaka, abaturage babashe kubaho. Imyaka yaragiye irahera, abanyabugesera barabyara, ibi byose biza gushira, gusa byamazwe n'Imana ndetse na leta. Ahangaha batangiye kwigisha abaturage uburyo bashobora kuhira, batanga za nkungane, batanga ibintu byose, barabafasha mbega, ariko n'Imana irafasha itanga kavura. Ubundi bw'ubuzima burazamuka. Abana bavutse muri za 2000 barabizi, kuko iyo barebye ushobora kubabonamo icyorezo. Oya, ndavuga ushobora kubabona ukabibabonamo gute? Oya, nabyo. Reka dukomeze. Kubona inyenyeri yaka, Bugesera nk'akarere karambuye kaje kubona nyine icyo gikorwa cyo kwakira iyubakwa ry'ikibuga cy'indege cya Bugesera, maze mu mwaka wa 2011 bimura abantu. Ba Mariko ni naho bagendeye, maze bajya gushaka ahandi bwera, nubwo Bugesera nayo yari isigaye yera muri icyo gihe. Abantu babonye ubufaranga n'abatararubonyeho babonaho imirimo. Ubu ngubu Bugesera ni akarere gatemba amata n'ubuki ku bagatuye, noneho bikaba akarusho mu gihe ufite y'ubutaka. Bugesera ubu ngubu ni ihuraniro cyangwa se ni ihuriro ry'imirimo, ihuriro ry'ibyiza, ihuriro ry'iterambere, ihuriro ry'ubwiza ku Banyakigali ndetse n'Abanyarwanda bose. Akarere gategerejwemo ikibuga cy'indege kigari cy'imishinga iremereye cyane mu Rwanda. Aka karere ka Bugesera kabaye igisubizo ntikakiri ikibazo. Ubu abana bararya bagahaga nk'uko indirimbo ibivuga. Sawa, ndabashimiye. Mwibuke gukanda subscribe, kandi subscribe, like na comment, hanyuma tuvuge kuki mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Let me know. Have a good day.